uva mu mujyi wa Stone Town mu murwa mukuru wa Zanzibar ni urugendo rwa kilometero kare 8 hanyuma ukongeraho izindi kilometero kare 2 zo kuva mu muhanda nyabagendwa Main Road ukinjira mu gahanda kihariye k'igitaka ugacisha make ukagenda utitotomba kuko rwose kagiye karimo udukuku. Icyakora nyuma y'urwo rugendo ruri hagati y'iminota 20 na 30 waba uva Stone Town cyangwa se no ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Zanzibar, utungurwa cyane no kwisanga kuri hoteli y'akataraboneka, mbese yitaruye ibintu hafi ya byose usibye inyanja y'Ubuhindi ikikije. Bienvenue, welcome to the BGU Space. Ikaze muri hoteli y'agatangaza ikaba mu za mbere zikunzwe ku butaka bw'ibirwa bya Zanzibar. Royal Cliff Hotel ni imwe muri hoteli zihagaze neza mu birwa bya Zanzibar, izwiho gutanga serivisi z'ikirenga ku bashyitsi bayigana, baba bifuza gucumbika no kwasohokera bisanzwe. Izwiho umutekano uhambaye, ubwiza n'ubunyamwuga budasanzwe ku bahakora. Kubikorera mu gace k'uburengerazuba ka Zanzibar ku nyanja neza bituma uhagera wese yizihirwa akishimira umwuka mwiza wa tropic hamwe n'imiterere idasanzwe y'ikirwa. Uhari mu matwi yawe ntihasiba kumva byato na hato amazi y'inyanja yikubita ukwayo mu buryo kamere bwayo. Ku gice cyegereye inyanja neza cyayo hari ibikuta biteye amabengeza by'umweru, ndetse iyo ukihagera bwa mbere ubanza gutekereza ko hari inzitiro z'umutekano, nyamara sinako biri. Usibye kuba ari izigaragaza amazi y'inyanja agarukira, ubundi zikibera umutako w'ubudasa bwa hoteli kuko rwose nta marembo yihariye ariho n'abarinzi arangwa kuri iki gice usibye igice cyo kwinjiriraho gusa. Bitangaza benshi rero nko mu gihe bifuje kujya kwidumbaguza mu nyanja bagatekereza ko wenda hari amarembo bagomba gufungura kuri izo nkuta, nyamara buri wese uhacumbitse atera intambwe yikubita mu nyanja akagaruka mu icumbi. Amazi y'inyanja urara uyumva kuko aba kwegereye rwose. Igitangaje rero nuko nubwo hasa n'ahahora huguruye, nta muntu ujya upfa kuhakandagira atacumbitse cyangwa se atahakora. Uzatungurwa ukihagera kubw'urugwiro wakizanwa n'abakozi baho, uhereye ku bakora kuri reception aho ukinjira mu marembo baza bagusanganira bagutwaza ibikapu uko byaba bingana kose, ubwo bagahita bagushyikiriza gatobe k'umwimerere gakonje ukabanza ukakagotomera ugashira inyota n'impumu, bakabona kukubaza ibindi. Mu nseko ituje bakwakiriza imfunguzo z'icumbi wafashe, cyane ko ho rwose bigoye ko wahabona icumbi utarayisabye online, ndetse uza nibura warishyuye 1/2 cy'iminsi uzahamara cyangwa se ukanishyura yose, byose aba ari uburenganzira bwawe. Mu madolari y'icumbi ari hagati y'117 bitewe n'ibihugiriyeyo, ubasha guhabwa serivisi z'ikirenga muri iyi hoteli y'inyenyeri enye. Usibye amafunguro ya saa sita na nijoro wishyura, ifunguro rya mu gitondo ni ubuntu, ariko kandi uko ritegurwa bisa n'akumiro gusa kuko rwose ubaye utari uwifuza gusesagura amafaranga warigiririrwa nta kindi uriye. Ku meza y'agahebuzo ya mu gitondo haba hari uruhuri rw'amafunguro atandukanye: amayahurute, amaji y'ubwoko wifuza, cornflakes, amata akonje n'ashyushye, imbuto, amakeke, imigati, amagi atetse mu bwoko bwose wifuza, cyane ko haba hari ushinzwe kubigutunganyiriza ku kanya, amasosiso, ibishyimbo bitetse neza, amasalade, amazi, imboga n'ibindi, ndetse ukemererwa kwiyarurira inshuro wowe ubwawe wifuza kugeza igifu kigutabaje kitirekera. Rwose abenshi mu bahacumbika bahitamo kutagira andi mafunguro bafata nyuma yo guhatwa igiporezo kidasanzwe cya mu gitondo. Iyi hoteli ifite ibyumba byagutse kandi bijyanye n'igihe, byubatswe neza mu kwerekana ubuhanga bugezweho mu bwubatsi. Uretse no gutanga ihumure ukumva uruhutse nyuma wenda y'ingendo uba wakoze, bigira ibikoresho bya kijyambere nka internet yihuta, televiziyo zigezweho n'uburiri bumeze neza buhora busaswa bugatakwa imitako y'amabengeza. Royal Cliff Hotel nubwo iri ku nyanja ifite pisine nini ireba ku nyanja, aho ushobora koga cyangwa ukaruhukira ku dutanda tuba turi aho duto ukihera amaso ubwiza nyaburanga bw'inyanja y'Ubuhindi hitegeye.
Ikizagutangaza nanone ariko aha nta mutoza ushinzwe kwigisha abantu koga uhaba, nta n'ushinzwe kurohora abarohamye uhaba. Akaba ari nayo mpamvu hari ibyapa binini bigari iburyo n'ibumoso bikuburira bigira biti swim at your own risk, ukamenya ko ugomba koga uzi ko wirengera ingaruka zabivamo zose, yewe harimo n'urupfu. Amasaha yo koga muri iyi pisine ni hagati ya saa 12 za mu gitondo kugeza izindi saa 12 z'umugoroba. Iyi hoteli ikikijwe n'ibiti n'indabo z'amoko atandukanye bikayiha amahumbezi meza kandi bigahora bitoshye. Ifite kandi ahakorerwa siporo, gym y'icyitegererezo, ariko nayo ntigira umutoza wa siporo, buri wese yijyanamo agakora ibyo ku giti cye. Abahatembera kandi bafite abana nabo babatekerejeho, babashyiraho ibikinisho bibakwiye n'ibyicungo byiza muri ubwo busitani bwiza. Agace gakiniramo abana basashemo imicanga ngo mu gihe bakine bisanzuye batikanga kugwa habi bagakomereka. Inyubako ubwayo yubatse kinyamwuga, amabati y'amabara, ibirahure bireba ku nyanja bigatanga ishusho ihebuje. Ni hoteli kandi ibasha kwakira amako atandukanye n'amanama atandukanye. Itanga kandi serivisi zo gutwara abashyitsi bava ku kibuga cy'indege ndetse n'izindi serivisi zituma bagira ibihe byiza mu birwa bya Zanzibar. Mu kibuga kigari cya parking yaho hahora haparitse imodoka za hoteli nyirizina zishinzwe gutwara abagenzi aho bifuza, igategura ingendo zijya kureba ubwiza bw'umujyi wa Stone Town, ibibaya by'imizabibu ya Kalafu, amafamu n'ahandi. Hahora kandi haparitse amagare ngo mu gihe hari uwifuje gutembera mu busitani bwa hoteli atoranye imiryo yashimye, atembera ari nyonga yifatira ku mahumbezi atangwa n'ibiti n'indabo z'iyi hoteli bitoshye. Ku bantu bifuza gukora amanama n'ahantu heza hatuje ho gutekereza ku mishinga n'ingamba, cyane ko hari ibyumba byabugenewe kabuhariwe. Monte kwituje igihe urangije uruzinduko rwawe muri iyi hoteli, babakozi bakwakirije agatobe nk'uko bagutangira ukiza, bagutangira n'ubundi uri usohoka, bagira bati turakwinginze tubwiza ukuri, wishimiye serivisi twaguhaye, turifuza kumenya niba hari icyaba kitarakugendekeye neza ngo twice amande utaragenda. Icyakora nk'uko abakerarugendo benshi bagiye bacumbikirwa n'iyi hoteli bagiye babitangaza, bisa naho ibyo kuhakirirwa nabi bitaba. Benshi mu baba batashye bahasezera usanga baba batonze umurongo ku tubox twa tip box ngo bashyiremo agashimwe ka serivisi nziza bahawe. Ni munyemerere tube tugarukiye ahangaha mu gutembera no kuvuga ku bwiza bwihariye bwa hoteli y'ikirangirire Royal Cliff Hotel muri Zanzibar. Mwakoze kubana natwe, nge nari Benita Kiraneza Well. Igitekerezo cyanyu n'inyunganizi byanyu ntibihejwe hano kuri BGU Space.